Wari uzi ko uko ufata intoryi ku mafunguro yawe ya buri munsi uba uri gufasha ubwonko bwawe akazi gakomeye cyane, ariko abantu benshi ntibabizi. Rimwe na rimwe uribagirwa, ubundi ugatekereza nabi. Nta kindi kibitera ni uko udafata amafunguro yujuje intungamubiri. Itabire kurya intoryi rero ku mafunguro yawe ya buri munsi, maze nze nkubwire byinshi cyane uzaba urinze ubwonko bwawe. Icya mbere, uzaba urinze ubwonko bwawe kwibagirwa, urinde ubwonko bwawe kurwara indwara za Parkinson. Izo ni indwara zihungabanya ubwonko, ariko iyo wariye intoryi byose bivaho, ibyo bibazo byose by'ubwonko bikibagirana. Intoryi zigufasha kwibuka no gutekereza neza, gufata mu mutwe, zifasha nerone zawe kumererwa neza. Ikindi kandi, intoryi zirinda inflammation mu bwonko, inflammation z'ubwonko. Impamvu nta yindi ni uko harimo intungamubiri zihagije kandi zishinzwe gufasha ubwonko. Mu kiribwa cy'intoryi dusangamo ibyo twita antioxidant bifasha ubwonko cyane. Impamvu nta yindi rero, ahubwo igituma abantu mutamererwa neza, abantu benshi muzirya mwaziteguye nabi. Hari abantu bafata umwanya bakazihata, bya bishishwa bakabijugunya. Uko ntabwo ariko zitegurwa. Icya mbere ugomba kumenya ni uburyo bwo kuzitegura. Fata intoryi zawe, uzironge neza, uzikeke, uziteke mu mavuta, ariko ukore ku buryo zidahira cyane mu mavuta. Kuko iyo zihiriyemo cyane, za ntungamubiri zirangirika, hanyuma ntizijye gukora akazi zishinzwe. Ikindi kandi, irinde kuzihata. Kuko uko uzihata, hariya hafi y'igishishwa, niho hari intungamubiri zibasha gufasha ubwonko bwawe. Wari uzi ko ubwonko bwacu nabwo bukeneye intungamubiri? Buri gice cyacu cy'umubiri gikeneye ko cyitabwaho. Uri kumwe na muganga Theophila rero, aho nzajya nkugira inama kenshi ku bijyanye n'ubuzima, hanyuma nawe udufashe udukundire, ujye wumva izo nama, ukomeze urinde ubuzima bwawe. Kora subscribe, dukomeze tubane buri munsi mu biganiro bivuga ku buzima, mu biganiro byubaka ubuzima, hahandi dusharinga ku buzima, tugakomeza dutekanye, hehe n'indwara, hehe n'ububabare, amagara mazima, umubiri muzima.